mwongeye kwirirwa ndabasuhuje kandi mwifuriza n'ijoro ryiza. Nagira ngo tugire icyo tuganiraho gitoya kijyanye n'ibiherutse kuvugwa bijyanye n'abantu bafatiwe mu rugo rw'umuntu, bareba abakobwa babyina bambaye ubusa. Ubwo byari bishingiye ku nkuru yari imaze igihe itambutse kuri kimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda, yakozwe n'umunyamakuru winjiyemo areba uko babyina, arabimenya, arabyandika, nuko inzego zibyinjiramo zifata aba bantu. Mu by'ukuri mu muco w'Abanyarwanda habamo kwiyubaha, habamo kwiha akabanga, kwirinda kwishyira ku karubanda. Ibyo kandi bikaba ku mpande zombi, yaba abagabo yaba abagore, hakabamo kwiyubaha. Niyo mpamvu Abanyarwanda muri rusange ntawurira ku gasozi, ntawe upfa kuvuga ibyo abonye byose n'ibindi. Byumvikane yuko nta n'upfa kwiyandarika mu buryo bumutesha agaciro, bunatesha agaciro izina rye ry'uko ari Umunyarwanda cyangwa Umunyarwandakazi. Bariya abantu bajyaga kureba abo bakobwa babyina bambaye ubusa barishyuraga. Ni ukuvuga ko bagendaga bazi aho bagiye, bazi icyo biri bubasabe, bazi igihe bahagerera, bazi abo bavugana kugira ngo binjire, bafite amakuru yose, bakajyayo biteguye. Bivuze yuko n'abari bubakire, ni ukuvuga ngo ba nyir'inzu, ba nyir'aho ngaho nabo babaga bazi ngo turakira runaka. Wenda ntibabamenye mu mazina, ariko bakaba bazi ngo uza araza azanywe n'umuntu wacu, kuko nkurikije ibyari byanditse aho ngaho, uwazaga yabaga ari umuntu uhazi, cyangwa azanywe n'undi uhazi, cyangwa se ahamagawe n'uhakora. Bivuze ngo ni ahantu abantu bazaga mu buryo bw'ibanga. N'amakuru avuga yuko nta tara ryabaga hanze, nta cyapa, nta kintu mu by'ukuri cyaharangaga, ku buryo hakora mu buryo buzwi umuntu atakemanga. Ibyo byo wenda byo kuba hakorerwa ibindi bibi bitari ibyanditswe aho ngaho byo ntabwo nabijyamo, bireba inzego z'ubugenzacyaha. Ariko tugarutse ku kijyanye no gufata abana b'abakobwa bakajya kubyina bambaye ubusa buri, ese babaye ari bashiki bawe, babaye ari inshuti zawe uzi, ukababona bari hariya babyina bambaye ubusa buri, si no kuvuga ngo ni mini, si no kuvuga ni ubusa buri, wabyumva ute we, wabifata ute? Kuba ufite amafaranga ukaba wajya kwishyura kugira ngo urebe abo bantu, byo birumvikana, urayafite nyine kandi urishyura. Ubwo ni amahitamo yawe n'ibyo wahisemo gukora kugira ngo ushimishe amaso yawe, niba na ngombwa ushimishe n'umubiri wawe muri rusange. Ariko nawe urumva neza ko mu mutimanama wawe ibyo bintu bidakwiriye, ntabwo bikwiriye. Usubije amaso inyuma wakumva yuko bidakwiriye, mu buryo bujyanye n'umutimanama wa muntu n'uw'Umunyarwanda muri rusange. Kuba rero leta uko mbibona, nkurikije ibyo nasomye, yarabyinjiyemo kugira ngo ifate abo ngabo babikoraga, ni ukugira ngo mu by'ukuri kuko ibereyeho guhagararira Abanyarwanda bose mu nyungu zabo itarobanuye. Bivuze ko n'abo ngabo, abo bana b'abakobwa bari victim, bagezweho ingaruka n'uko bakennye, kuko ntabwo waba ufite amafaranga ujye kwambara ubusa imbere y'abakire, nawe uri umukire. Barakennye, bakabafatirana muri ubwo bukene bwabo kugira ngo berekane ubwambure bwabo, bahabwe amafaranga, hanyuma abakire bishime, bashimisha amaso yabo, bajye no gushimisha ibindi bice by'imibiri yabo. Leta rero mu muco itoza Abanyarwanda n'uko Abanyarwanda basanzwe bameze, sinyivugira ariko niko mbikeka,
ntabwo yakwemera yuko ibintu nk'ibyo ngibyo bihinduka umuco ngo bifatwe nk'aho ari ibintu bisanzwe, nk'aho bijyanye n'indangagaciro z'abanyarwanda. Nkeka yuko atari ko yabikora, kuko n'ubundi na Perezida Paul Kagame atwigisha kwihesha agaciro, kandi iyo wihesheje agaciro ugaha n'abandi nicyo burya biba bivuze. Ubwo rero gusa ku rundi ruhande leta igomba kureba niba ari aho gusa biri, kuko nkeka ko atariho honyine, ahubwo bakanareba ese ko iyo nzu yabaga mu mudugudu iba mu isibo, kubera iki byageze aho ari umunyamakuru ujya kubishakisha ngo abe ari we ubyandikaho bimenyekane kandi bibera mu Rwanda. Ese aho nta bindi bintu bishobora kuba bibera mu Rwanda abayobozi batazi, noneho bikazahinduka ikibazo ari uko umunyamakuru yabimenye akabyandika cyangwa se akabivuga. Ese ubundi ikibazo cya Kazungu uriya wari utuye muri bice bya Busanza, RIB yasanze yaricaga abantu, kuki cyamaze kiriya gihe cyose kitaramenyekana kandi atuye mu Rwanda, noneho mu gice cy'umujyi wa Kigali? Cyane cyane ko n'abo ngabo bari batuye muri umwe mu mirenge y'akarere ka Gasabo, niho ibyo ngibyo byakorerwaga. Ni ukuvuga ngo abayobozi ni byiza gutabara abanyarwanda mukabafasha, ariko nanone ntimugatinde, kuko iyo abanyarwanda bajya bavuga ngo iyo ibintu bitinze birapfa. Ubwo rero hakagombye kubaho inzego zigakorana, hakabaho gukumira ibintu nk'ibyo ngibyo bitarasaba yuko umunyamakuru aba ari we ujyamo, ngo hanyuma inzego zibone byamaze kugera kuri urwo rwego. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Macron yabikomojeho abyamagana, kandi koko birumvikana, ntabwo leta yakwemera yuko ibintu nk'ibyo bibaho mu gihugu nk'u Rwanda gihesha agaciro, gifite abaturage baharanira ko uretse no kubahana ubwabo n'amahanga abubaha, yuko ibintu bigenda gutyo abanyarwandakazi bahinduke abantu bambara ubusa. Ubwo nubwo bavuga ngo nta telefone ngo bafatagamo, ariko hari amashusho yasohotse. Ubwo se nibayagurisha ahandi hantu bashobora kuyakoresha mu nyungu zo kuyabyaza amadolari n'ibindi, umwana w'umukobwa cyangwa se abana b'abakobwa bakagaragara bambaye gutyo kandi ni abanyarwandakazi, ntabwo byagaragara neza. Ubwo rero isura y'u Rwanda, isura y'abanyarwanda, y'abanyarwandakazi ikwiriye kubungabungwa. Ndabashimiye kuba mugikurikirana Umurongo Nyarwanda, mukomeze mukurikire urubuga rwacu, YouTube channel yacu, tuzajya dukomeza tuganire, twungurana ibitekerezo, niba ibyo tuganiriye wumvise ubishimye bisangize n'abandi. Murakoze.